hanjye urugendo rwo gukura kwanjye rwari cangamoto nyine nubwo atari nyinshi ariko rwari cangamoto nk'umwana wakuriye imbere ya mama wiwe ukabona bagutwaye mu rundi rugo kumva ko uwo nguwo wenda ugiye kukurera so njye mama akimara gupfa nahise ngenda njya ku muvandimwe nyine duhuje ba papa so naho nabaye ariko nabyo ntabwo wenda byari byoroshye kuko urumva ugatinya kwisanzura ku muntu kandi wowe wibwira yuko numwisanzura bashobora kukubwira nabi byibuze agutuke cyangwa kandi waramenyereye kubwirwa neza guteta so hari uko nyine ugenda ukitwara kugira ngo byibuze aho ngaho ahamare nka kangahe wenda kuvuga ngo ibijyanye nyine no gukunda nari ngeze ahantu mama yaragize ahantu ho kunyicaza ngo ajya ambwira buri kimwe cyose ariko sinagiriwe ayo mahirwe aratabaruka nza muri urwo rugo nje muri urwo rugo byabaye ngombwa ko sama ndatwita twarinda bitewe nandabwa uyu nyine abantu se ntibahari no be honest sibyo turi kuvuga urugendo rwawe sibyo ushobora kuba wenda urana gukura ko umuntu nabikubwiye harimo ibitsitaza byinshi cyane byinshi binini byinshi byiza mbo gusokurira gusa ariko nk'abasi biragenda gute kuvuga ngo waruje kuba muri uru rugo nk'umwana wenda abandi babibona kuko ndi ikirara so numva nyine ngiye kure natekereza n'umubyeyi wanjye agahinda kakaba kenshi nkumva bitari kugenda utazi uko bigenze ntabwo navuga ngo rega ngo bamwe bavuga ngo n'ubushake bwanjye so nta kindi narenzaho uko babibona cyangwa uko babivuga reka babifate gutyo sibyo inzira naciyemwo wenda yo kuvuga ngo uyu wa kabiri uyu wa kangahe ibiki n'ibiki hari abantu ushobora no kubwira ati mbabwiye ngo aba bana bose mvuze ngo nafashwe ku ngufu nta wabyemera bumva yuko ari ubushake njyewe reka mbabwire abantu banjye bo kuri no cano ubona ko nkwiriye ubona ko nkunze akankundira urugo rwanjye ndi umudamu ushitse ndi umudamu wubaka ufite ibitekerezo twebwe gatwanyereye muri no mihanda nitwe tuzi urugo nawe ubundi bari akasha uzi kuvuga ngo reka ngo umwana agiye kubura rugapanika ariko nka wa wundi bagiye gushaka niwe ugiye kubyara humura nshuti yanjye twara tayandi oya yandi kurasimba ico mpankubaza ukeneye umugabo umeze ute nkeneye umugabo mwiza vuge ibyo agomba kuba yujuje okay nkeneye umugabo mwiza uresha gute ubaye nk'usumbaho usa gute nk'imibiri yombi ti wewe urumva hari ukuntu nyine hari ukuntu ukunda umuntu nyine nawe ugahita wumva nyine uyu muntu akosawa ariko ngiye muri ngewe kubera ko mwangiye kandi yarabwamukene ko murera n'abana no ntabwo ni mutoya mu myaka se mu myaka ni mu none bafite ibitekerezo bikuze no ngewe rero ubu ngubu ho bamaze kunisha umutwe wangu bamaze kunisha umutwe kuko nta bazima baba umuzima sinzi nimba azavaye nabyo no nawe ugiye kudutuka nka wa mukobwa watutse abahungu ngo ni nani niki hagiye yavuze gutanda byibagiwe oya ntabwo ari uko man umva nkubwire hari ukuntu n'ukuri pe ntabwo ari kuvuga ngo ndi kuvugira abakobwa muri rusange akabazo k'amatsiko uzumu nzoga ukonsetse ga wemeye oya uri kuyimbonamwo oyewe oh my god nabashije ngo nakubwiye ngo dusoze uranga nakubajije ngo uzumu inzoga okay sawa dusoze ntazoga nta kibazo bwe nguzukoresha nta nakimwe uza amazina yabyo biki uza amazina yabyo yibiki y'ibyo bintu by'ibibazo bwenge urabizi by'ibiyobyabwenge urabizi yego uzi mikiye nikiye mbwira bibiri gusa hanyuma twamadusoza uzi wowe ndaguze ubimwira umwana mwiza uzi kiye nikiye icambere uzi urumogi ikindi
kapitambere ngahe nyumve. Yes, ndagusuhuje we bukeye nkwifurije igitondo ciza ndetse nawe bugorobye nkwifurije umugoroba mwiza bivanye nawe uherereye. Twebwe Nairobi turi ku mugoroba, turi saa moya zibura. Umugoroba abantu ba Nairobi turabasuhuje mu mugoroba mwiza. Abantu bari hanze ya Kenya namwe turabaramukije, turamukije abanyarwanda bose aho muherereye, turamukije abarundi mwese aho muherereye, turamukije abanyamasisi namwe aho muherereye. Uzazandika commentaire uvuga ngo naje mperere ya kugira ngo nawe tukuramutsa. Jewe ndi Ndakiza Olivier, umuhungu w'umwongera, umwishwa abanyabyinshi, ngasura nkaba n'umukwa abanyabyinshi. Namwe ndabaramukije. Turamukije abantu bari mu Minembwe, turamukije mu Minembwe gani babo wa mama. Impamvu mbaramukije. Turamukije n'abantu bari ku Ndondo iwacuga. Ku itongo rya Sokoro ni ku Ndondo. Namwe turabaramukije cyane. Ngo amahoro y'Imana akomeza abane namwe. Abantu bari hanze ya Afrika namwe turabasuje no kuri. Uyu munsi rero ndaco nibagiye mu kwivuga. Amahoro mu mutima, amafaranga mu ikofi. Uyu munsi rero ndi kumwe n'umutumirwa. Koga mwiza. Urakoze. Gahunda yacu rero yo kuri Neza Live TV no kwivuga kinyamurenge. Siko? Yego. Ukavuga amazina n'umurara, nimba ushatse ukabivuga, nimba ushatswe ukabivuga. Wamuvuga umuco wa kinyamurenge. Hanyuma twinjire mu kiganiro twamenyanye. Hano ni kuri Neza Live TV, tubaye karibu. Murakoze cyane. Ndabashimiye kubwo kunyegereza. Nimba icurika gugura bicurukura. Turabesukoza ko bizogosha. Amazina nitwa Uwera Chantal. Ndi umukobwa w'abanyabyinshi w'abahire. Nkaba umwishwa w'abasinzira. Nkaba ndi single female mu Gifaransa. Ndakeka ko ari ibyo. Okay. Muri Kongo ntabwo nahabaye cyane ariko narahageze. Navuga ko wenda nanjye navuga ko ariyo kavukira ko siyo navukiye. Ni ku Ndondo. Ni Ndondo? Ya. Ndondo gani nini? Ku Gihuha. Ku Gihuha. Muri ba neighbor. Murabaturanye? Birashoboka ubwo ngubwo rero. Ya. Ndondo ni iwanyu? Nako aba mama wawe ni Aisha, ibyo ntabwo bizi. Njye navukiye i Burundi nkurira mu Rwanda. Okay. So nahagiye ndi muto ariko ntabyo nzi. Ntabyo nzi. Ya. Ibindi wabajije ndi single. Ntabwo nubatse. Ndi single. Ntabwo wubatse. Ndi single mother. Single mom. Murembe gwiza. Cyane. Single mom. Uwera? Tumekukaribisha hapa kwa Ineza Live TV. Asante sana. Turakwakiriye. Mu kanisa gane bazavuga ngo wegere n'Imana imumugisha. Nabwiye abantu ba Ineza Live TV ko mu minsi z'amfite ikirori cyo gusengerwa ku pasiteri. Pasiteri gahano. Ubwo mu wawe. Yego kuri Ineza Live TV. Nari nzi. Namansengerwa amapetaga atangirira hasi. Nzamuke ngere ku missionary. Hala. Siko. Mfite urugendo. Iriga ni kanisa. Sawa. Ni kanisa ga washirika wa Ineza Live TV. Niyo mpamvu uri kubashakisha hasi no hejuru kugira ngo bazagushigikira. Kugira ngo bazanza n'impano aho. Ngaho nanjye ndimwe rero. Wiyandikishe rero mu kirori azahinjira ufite invitation. Ntacyo bitwaza ni ifaranga ukeneye nta kindi. Nuko uza kunshigikira gusaba kandi naha amavuta. Abantu bose bakuri neza n'abakristo. Deka. Nukuri n'abantu bakijijwe kandi n'abantu babatishwe. Okay. Wavukiye haje ngo wavukiye hehe? Nje navukiye Burundi Bujumbura. Muri Kongo ntago haza. Nkurira mu Rwanda so muri Kongo nahagiye ndi mutoya. Kuramukanya. Ivo tu kama si nyine narahageze navuga ko nahageze. Wavuga ko wahageze. Navuga ko nahageze se okay nahabayeho ako nagezeyo nkiri muto nagezeyo 2000. Ubwo wari ufite imyaka ingahe? Shana ko nshaje shaho. Nyine 2000 ugera muri Kongo wari ufite ingahe? Iyi ni nde tuyibara? Nari mfite nk'imyaka hafi
8 cyangwa 10 gutyo sinkikibuka tongera mpagera 2006 ya hari ikintu wibuka iri haruguru ndabyibuka nk'imbuto zitatu wibuka n'izihe inkeri imbuhu icufu ntabwo ari icufa ni icufwa icufwa kigiye kumera nka nuzi kigiye kumera nk'inanasi ariko nyine nicyo kiza kiryoha cyane uzi ko nabo hano gano haba imbuhu zirahaba ariko imbuhu zahazitera mu nda shaho waraziri wacha nikupeka mshene kidogo birashoboka ko ino cano TK ariko irakeye kudakeye mayiwe ndakeye tu imbuho zino naraziriye nama ndaranzuka gusa neka bongeraho wamugwara kajipo oya siko navuze nama ndaranzuka nama ndaranzuka gusa bongeraho kandi nanaguze nyinshi naziciye ahantu mbona nyine no nazo ni nk'imiti nkuko bavuga ngo ibintu byano babikoresha imiti sha birashoboka naho ga izi wacu gazo ni umwimerere ni nziza cyane pe naraziriye amarengwara mu nda imbuho gazino imbuho zino ariko ino ntago ndabona ibyufuka tabihaba birashoboka ko bihaba ariko inkeri zo zirahaba inkeri ga nizo baza bakoreshaga ku makeke no ku mayogati kamusanga nyine ako nyine ni za nkeri z'inzugu n'ubundi wacu habaga inzungu hakaba n'inkeri zisanzwe ariko izacu nizo nziza inzungu zabaga iyo zari nziza ziraryoha naho na zindi zisanzwe ziryoha uko zatukuye zahiye rero nk'umuntu wabaye muri Kongo akaryiza hano ni za ruguru nyine ino generation y'abagabo bakuru babizi cyangwa se abana wenda bavuye vuba shaba kubwira ko iza ruguru rezo nziza nyine iza ruguru nose sizi wacu nyine nawe urabyumva turabanyamurenge nyine ibyacu nyine abari original abari uzi ibindi bintu bita ngo imiranga oya tagwiza none ku munyamurenge utazi imiranga namaze ayiwe mubabarire nyine nuko nta kundi nimubona jam ibaye mwihangana imodoka ziraba zabaye nyinshi mu muhanda imiranga ni nini si watu wa comment watuambia abayizi sawa nacyo barabizi n'ibindi byitwa ngo namacoco n'ibindi byitwa ngo ni meshiwa ni hapo Kenya imaze imyaka ingahe rero Kenya nyisaziyemo n'ukuri ariko uko kuvuga ngo gusaza ari umuntu warapfuye none ntabwo ari imvugo nziza ngo ndashaje uwashaje n'uwapfuye nkuko navuga ko ababyeyi banjye bashaje urumva kuvuga gusaza ntago bariho urumva rero nuko nguka Kenya imaze imyaka ingahe murakoze ku byo tutari tuzi Kenya naje 2016 ni bagende bakubita imibare rero imyaka ishaka ari nk'8 takorusha ibiti nta kibazo ndakushinda myaka 2 ngaho se abantu bo majunga ni baturihireza visa twigendere dore ko processus yananiranye ariko iba hariko nawe ubizi none abavyeyi bashaje ryari mama yapfuye 2004 papa yapfuye 2014 mama niwe washaje mbere umva ariko umwana ku buryo wahita uyuka nk'ishusho yiwe sinari umwana cyane ariko ishusho y'iracyayi urumva noneho ga hari nk'ibintu ababyeyi bose n'ababyeyi sibyo n'ababyeyi bose papa na mama n'abantu b'agaciro gakomeye ariko ga ntubona buri mubyeyi wo mu mama niwe ukunda niwe nyirurugo niwe nyina w'abana nyine niwe nyina w'abana hari nk'igihe usanga wenda mama yapfuye papa agahita yishakira undi
niko abagabo tumeze sibyo ariko nk'umubyeyi ufite wenda urabona umugabo ashaka gupfusha umugore afite abana 5 ntabarere akamaza n'undi mugore akabarera agatangira kongera akabyara ariko nk'umugore ni umumama ufite abana nka 5 yapfushije umugabo ntabwo ajya yita gushaka vuba oya nta nubwo abikora arera abana ako rero nubwo wenda biriya bintu biba bimeze kuriya abo bantu nabo bahura n'imbogamizi nibyo nyine tugiye kugira ngo tuganireho sibyo ntabwo twinjira muri famille cyane sibyo tugiye tuvuga amakuru y'umuntu wenda hari nk'igihe nshobora kwinjiramo ugasanga ndagukomerekeje cyangwa se nkomerekeje undi muntu tukwazike siko urumva rero ndije nyine ko bambwiye urumva rero ndagira ngo nyine twiganire ku buzima bwawe kugeza ugeze ahangaha twebwe hano kuri Neza Live TV ntabwo tujya tuvuga amakuru y'undi muntu nyir'ubwitaraza akavuga amakuru yiwe hari abantu benshi bakuze mu buzima bugoye mu buzima bugoye mu buzima bw'ubukene mu buzima bwo kuba ari imfubyi urabona bano bantu bagatumba ibo barabizi ukuntu biba bimeze papa nawe yari igatumba nuko yarokotse yes urumva na sister wanjye iriya jenoside yabaye agatumba ya 2004 bari kubatwika mbese inzu bagatwika mfite n'abafamiliya bahiriyemo urumva rero yamara gutwikaga nk'inzu hakaba n'igihe wenda umuryango wose upfa uhiramo noneho wenda nimba ari abantu 8 bahiriyemo wenda nk'akana kamwe kakarokoka kakubwira agahinda kagiza muri rwa rugendo rwo gukura barahari abarokotse tujya tubabona nyine mu kwibuka mu kwa 8 ku 13 za buri mwaka tubibona akakubwira agahinda yagize noneho nk'umuntu ufite ababyeyi bombi iwe nyine kumva ni inkuru aho ngaho kuko ataragera muri situation ariko nyine ntabwo tugiye kure ngo duteshuke tuvuge ibindi bintu abantu bagatumba turabihanganisha sibyo abarokotse iriya jenoside y'agatumba n'abantu bose nyine bakuze badafite ababyeyi turabihanganisha kuko ntawe uhitamo uko azakura kandi ntawe uhitamo aho azavukira nta n'uhitamo uko azaba twese ni situation twisangamo tukayakira urumva rero mama amaze gutabaruka haba harimo nka challenge kugira ngo umubyeyi umugabo arera abana abanza areke gushaka kundi biza bigora hari igihe atavuga ati utibagirwa ko n'abagabo b'abanyamurenge niyo bafite 50 kuzamura 60 umugore yapfuye hari igihe ashaka cyane nyine no se uburenganzira bwiwe hari igihe ashaka urumva rero Chantal mama akimara gutabaruka navuga ko ari ubuzima bwiza busa n'ubwoye kubera ko buri umugore niwe uzahita ku bana cyane akamenya ngo iki kirahari ikindi gihari nyine bombi n'ababyeyi nkuko nyene nanjye ndi umubyeyi kuri kujya kure nanjye ndi umubyeyi ibyo mama yanyuzemwo nanjye ndabibona mama urumva yamaze nyine ubuzima bw'umuntu ni nk'isaha cyane urabona yasaha ko nizunguruka iyo ibereshize izayamihagara hahandi habe niwe wisunika niwe wigira gute kugira ngo ikomeze shiramo irindi buye nibwo ikomeze ubuzima bwacu rero nuko aba bumeze iyo umunsi w'umuntu ugeze Imana ntikugisha inama uzamuhagarara ahandi ugeze iminsi yawe wagenewe yo kubaho Imana ntizibagirwa ngo harengeho n'isaha cyangwa umunota hajya ni amadakika ewan iyo bigeze tuba twumva ngo inkuru y'incamugongo niko niyo se turimo kandi umuntu wabiteye byose ni Adamu na Eva bajya byatumba nibo bazanye ikintu cyo kugira ngo mwari muri kumwe uko birize vuga ntabwo ari Adamu si nuko yabyaye Kayini na Abeli byapfiriye byose muri Edeni byatumba niyo byapfiriye nakonde urumva rero wari uri mutoya sibyo ugiye kugaragara ufite imyaka 8 9 aho ngaho ubukira umwana uri imfura oya ndi bucura uri bucura noneho gabucuraga ni ugomba gukura hateta ewan umva agateta mama papa agateta guteta urabyumva ndabyumva ndabizi wanamurebe gisture gusa kamayiriza ngo bankubise cyangwa se bandebje nabi ico gihe rero ubuzima bwese bumera gute wa okay murakoze navuga ko story yanjye nagiye mvuga ahandi nyine hatandukanye ku macano ariko si ukuvuga ngo nuko tuba tuje kuvuga kugira ngo wenda byibuze
tubabonereho inyungu ariko tuba dushaka kugira ngo dukomeze n'abajya abandi baba barakomeretse cyangwa batariyakiriye ariko njyewe byamaze kuba nyine ndiyakira kuko ninjye wahoranaga na mama cyane yumva gucura nyine nawe urabyumva ariko sinagiriwe ayo mahirwe kugira ngo mbese muri make mbone gusaza kwiwe byibuze wenda nanjye nabaye umudamu nashatswe igihe cy'Imana iyo kigeze nyine ni gahunda y'Imana kandi iyo imbuto yeze irasarurwa nuko ni ubuzima buba bugoye kandi hari n'igihe nyine umuntu kubivuga bigorana ku mutima ariko hamwe iyo uvuze uraruhuka sibyo hari igihe uvuga ukaruhuka nubwo nyine abantu batera abandi amabuye biriya yavuze ntibyari ngombwa ntibyari byo nyamara kuvuga biruhura umutima nyine ntabwo twagarura abagiye kandi nta bushobozi dufite kugira ngo wenda ngo twikomeze wenda kuvuga niko kuruhura umutima urumva rero ibyo birabaye ugaragaza kwiyakira ukiri umwana mutoya bakuru bawe n'abasaza bawe wenda baragukomeza kubera ko agaragara mutoya nuko biragenda papa yigeze ashaka undi yaramushatse yashatse undi ariko nyine papa ni umuntu wakoraga nyine yabaga cyane cyane mu ntambara nyine cyagiye cya Murere papa n'ubundi abenshi baramuzi niwe ndagira ngo warwanye Murere wa mbere ariko bumvaga ko harya Murere ni 96 ubwo nimba tubyisha mu dukosore Murere ngira ngo ni 96 niko dukeka ubwo rero nyine urumva ko ntabwo yakundaga kuba hari akenshi twebwe nyine na mama n'abavandimwe banjye ubwo rero kubera ko umuntu yari kumwe n'umubyeyi ntajya abona nyine izindi situasiyo ziba ziri inyuma kuko uba watese cyane nuko ariko nyine biba ngombwa nyine ndiyakira nta kindi urumva wenda wihangane tuganire sibyo ntabwo dukomeretsanya kandi ntabwo tujya tugenga mu bintu byinshi oya urumva wowe wari umwana mutoya papa amaze gushaka undi hari igihe kumwisanzura bikugora cyangwa se mugahita mukundana mugahuza muyebana mugakundana ukanamwitana mama ukamwisanzuraho nka mama bibe byari bimeze bite urumva papa yashatse twebwe turi bakuru so navuga ngo nawe ntabwo twabanye kenshi kuko nanjye navuye mu Rwanda ngiye muri Congo nibwo nasanze nyine gusa numvishe nk'uko papa yashatse ariko urumva n'igihe wari mutoya urumva nari nkuzeho so urumva ntabwo njye nabanye nawe ngo mbone imbogamizi yanjye nawe ziba zihari ariko si ukuvuga ngo akenshi bamwe na bamwe abana base iyo bashatse abandi bagore akenshi mu nkuru tuzi cyane ababyeyi ba kabiri ni abantu bababaza abana baba basanze mu rugo ni bya bindi ngo ni nawe undi si nyoko ariko njyewe sinabanye nawe cyane kandi nubwo nabanye nawe ndi mukuru ndi mukuru ku buryo namubwira ati iki si ngikeneye cyangwa se ku buryo namubwira ati iki si cyiza nyine muravugana turavugana ariko ntibijya byuzura kuko nyine uba ko atari umubyeyi wawe yego rero Chantal gukura kwiwe urugendo rwo gukura kwawe rwarumeze rute urugendo rwo gukura kwanjye rwari cangamuto nyine nubwo atari nyinshi ariko rwari cangamuto nk'umwana wakuriye imbere ya mama wiwe ukabona bagutwaye mu rundi rugo kumva ko uwo nguwo wenda ugiye kukurera so njye mama akimara gupfa nahise ngenda njya ku muvandimwe nyine duhuje ba papa so naho nabaye ariko nabyo ntabwo wenda byari byoroshye kuko urumva
uratinya ugatinya kwisanzura ku muntu kandi wowe wibwira yuko numwisanzuraho bashobora kukubwira nabi byibuze agutuke cyangwa kandi waramenyereye kubwirwa neza guteta so hari uko nyine ugenda ukitwara kugira ngo byibuze aho ngaho ahamare nk'akangaye ukigengesera nyine ako ntibyabuzaga wenda ko narindi muto by the way narindi muto ariko nuko nyine kakantu k'ubumama ntikajya kabura niko umuntu ajya yicara agatekereza tu noneho ndashaka nyine utubwire kuva ico gihe kugeza ubu tuvugana in short cyangwa se in summary naciye muri ibi gukura k'umuntu abonamo ibibabaza byinshi abyanga byemere akabona ibimushimisha byinshi abyanga byemere kuko umugisha w'umuntu ni nk'imbeho tiwobura aho uca urumva rero mu gukura kwawe kugeza ubu nyine tuvugana ufite imyaka ndashaka kuducire muri make uko urugendo rwawe rwo gukura rwari rumeze. Hey murakoze njyewe mama yaratabarutse njyewe njya kuba mu yindi famiye nari nkiri muto kuko aho nari ngeze nari ngiye guhabwa amasomo yo kuvuga ngo ibijyanye wenda na relationship z'abahungu biki wenda kuvuga ngo ibijyanye nyine no gukunda nari ngeze ahantu mama yarageze ahantu ho kunyicaza ngo ajya ambwira buri kimwe cyose ariko sinagiriwe ayo mahirwe aratabaruka nza muri urwo rugo nje muri urwo rugo byabaye ngombwa ko sama ndatwita twarinda bitewe nande bwa uyu nyine abantu se ntibahari no be honest sibyo turi kuvuga ndabyumva urugendo rwawe sibyo ushobora kuba wenda urana gukura ko umuntu nabikubwiye harimo ibitsitaza byinshi cyane byinshi binini byinshi byiza urumvaga bagiye muri urwo rugo bari gutereramo inda ariko harimo ibintu bibiri hari kwiterwa n'abantu muri urwo rugo cyangwa ukayiterwa n'umuhungu mukundana oya icyo gihe ntabwo nta rukundo nari ngirana nari ndi umwana kandi narigaga so ntabwo ari ukuvuga ngo naterewe nyine urumva ko ni bya bindi umuntu akubwira ngo ndagukunda ubwo warafite imyaka ingahe nka 12 gutyo cyangwa 13 12 bagutera inda cyangwa 14 gutyo icyo gihe urumva ko habe n'ubu ngubu ntujya umva ko hari abana batwita bafite imyaka 9 cyangwa imyaka 10 so sinzi impamvu nyine byagenze gutyo so nari ndi muto warafite imyaka 14 gutyo uratusama ndasama ntabyo nari nzi ngira ubwoba bwo kubwira uwo mubyeyi ariko byagenze ngo kubera ko umubyeyi aba ari umubyeyi abazi uko umuntu ariko uko umwana ameze numva nyine ndababaye kuko nyine babivumbuye kandi nawe utabizi ntabizi ariko mbo gusokurira gusa ariko nk'abasi biragenda gute kuvuga ngo waruje kuba muri uru rugo nk'umwana wenda abandi babibona kuko ndi ikirara so numva nyine ngiye kure natekereza n'umubyeyi wanjye agahinda kakaba kenshi nkumva bitari kugenda ariko byageze aho ngaho barabimenya bakora nk'uko ababyeyi nyine bandi babikora gusa ndasa nkaho nyine wenda hari nabababaje yego gutwita si ntabwo si byiza ariko hari igihe uvuga ati ni byiza kuko uba ufite uwo mutima wo kugira ngo ubyare uwo mwana utabuzi imbere y'uriya mwana icyo azaba ndabyakira nuko ku myaka 14 njyewe inda nayimenye ifite amezi 7 reka ariko muri njye numvaga nyine ko mfite ikintu ntazi icyo ari cyo nuko ubwo rero amezi 7 ushobora kwira umwana cyane ubwo bandazamutse no mu Kongo
ufite inda ubwo nyine yari hafi kuvuka kuko muri ayo mezi 7 nibwo banjyanye kumpimisha barambwira ngo ufite inda y'amezi 7 ndavuga nta kundi baravuga ati rero reka agende kwa papa ajye kwasa kwa papa nyine muri Kongo yego kuko nimba kwa papa n'uwo mama ndabyakira ndagenda ndari Buvira nta kibazo turazamuka tugeze hafi turi kurangiza Kirungwa yo muri Kongo indi biramfashe tutarahagera ariko ababyeyi bo barabyumva ifashe turazamutse ku mezi 7 rero yari yarakuze kuko urumva ko bampimye nyine amezi 7 ubwo urumva clinique ntayo nigeze njyamo naki gusa nyine navuga ko Imana irinda kandi Imana cyane iyo ivuze ngo gukoreho amaboko cyangwa iyo ivuze ngo singukende cyangwa se iyo ibonye kuko ugomba kuruha muri ino sira kwitwarira kuko icyo gihe wenda nari kuvuga ariko ngiye ngitwitana kuri amezi 7 numvaga ko ngiye kwiyahura cyangwa se mbese nkora ikintu wenda byibuze ivemo ariko ku bushake bw'Imana ntabwo uko nifuzaga siko byagenze ubwo nyine hari impamvu ubwo nyine ngeze ku Kirungwa barandebye ariko byari ikibazo dogiteri aravuga ngo ntabwo yabishobora tereka bamanure Buvira nsubire inyuma bajye kumbaga abamama twari turi kumwe ntabwo nari nzi kuko urumva nabaga mu Rwanda nta bantu nari nzi ndababwira ati reka dusenge turebe icyo Imana ikora turasenga pe igihe bagejeje igipoyo gutya cya gipoyo cya ruguru kirabashyiraho umuntu bakamwikorera mba ndabyaye ndavuga ati Imana ndagushimiye ubwo ndavuga ati nta kundi rero reka ndebega ibindi bikurikiraho papa araza kundeba uwo mubyeyi niho namumenyeye ndabona gasaba nyine ariko akundi nyine uba wikomplika kumva yuko nta bintu byinshi ugomba kuvugana n'umuntu mutaziranye cyangwa se atari umubyeyi wawe nyine ukumva ko ugomba kubibika gusa mu mutima yego so okay ndi umuntu uvuga ndi umuntu utera morale ndi umuntu utera jokes ariko nuko ibi byose turi kuvuga hari abantu benshi usanga kuri social media bavuga ibintu bitari byiza bafata umuntu uko atari wenda nk'uko nguko nimba narabyaye bakumva ko ndinda iraho ariko siko biba biri buriya turi mu nda za mama Imana ibifite uko iba yaratwandikiye abenshi hari amakomenti yagiye avugwa ariko byo ndanabishimira kubera ko uwo muntu kuba yaratanze iyo komenti cyangwa kuba atanga izo komenti nuko bayabonye kiganiro kandi ikindi komanteri imbi tukazi gutwara umwanya uzi impamvu se nibyo njya mbona nsubiramo njyewe ibyo mfite muri nje nibyo ngomba gutanga sibyo nimba ufite rero inabi muri wowe tufite kuzatanga ibyiza umuntu atanga ibyo afite ntibikajya binagutwara umwanya ngiye nkijya kuri social media bwa mbere gusa nabonye komenti zirambabaza ariko nza kuvuga ati buri utaravuzwe yaheze mu nda ya nyina kandi umuntu ukora ibyo ngibyo haba hari impamvu ituma akora ibyo bintu kuko udashatse kugira ngo ubone ico kiganiro nta mpamvu yo kubwiheza umwanya ariko hari n'abagifungura akabona isura yawe akamatukana tazi ibyo wavuze bibaho ntabyo narinzi wige rero kumenyera gutukwa okay njyewe nta kibazo icyangombwa nuko mba nifite abana banjye twiturije nta kibazo icyo bavuga cyose ariko ubundi tuba tuje hano kugira ngo duheze n'abari abantu baba bacitse intege imbaraga kuba ndi single hari abandi biheba kandi kuba nza kuri social media
hari abandi babitinya kandi bafite imitwaro baremereye mu gihe bari bagakwiriye kuba comfortable ngo bavuge byibuze n'undi wese uzabibona azavuga ati sha uyu muntu byo ndetse no kumuhamagara ukamubwira ati nyine yarandebye nyinongerejwe utubwire yarandebye noneho nibwo namenye nyine umubyeyi wanjye uriya wa kabiri w'umumama aho ngaho twamaze nimba ari siku 3 iminsi 3 tuhita tugenda nyine aho bita nyine ku ndondo ku Gihuha yego ariko papa kigera aho ngaho akubona urumva ari umwana ufite n'undi mu bebe ijambo rya mbere yakubwira ryibuka oya yaranshubuje ifoto ntabwo yigeze ambwira nabi ngo mvuge ngo yambwiye nabi nono yaranshubuje arambaza mu bebe ameze gute na mwana ameze neza urumva garafite amakuru yuko byagenze urumva nawe nyine ko bamuha amakuru abo twari turi kumwe bagiye barahuruka bavuga ko nyine bansize mu bitaro ndi kubyara nta wari uzi ko ntwite nuko iyo ndari umuhungu mwakundanaga wimbaza byinshi ntabwo mbizi nyine reka nkubwire sibyo gukundana n'umuntu mukaryana reka nkubwire mwana udatuma ngiye ntomboka kandi nari nitonze mwana reka nkubwire wewe ikintu gihari bafate ko ndi umubyeyi w'abana 4 ubuzima nagiye nyuramo bwo kuvuga ngo kubabyara abahungu muri yizi sibyo umuhungu araza akakubwira ati ndagukunda n'ubu biracyahaba hari na relationship umuntu akubwira ati nzagutwara nzagira gute ariko kugira ngo agukoreshe ubigikoresho ciwe twebwe ntidufunguke ngo tuvuge ati si uyu muntu aje mu nzira nyabaki yamara gukora ibyo akora wamara kugwa muri ako gatego wabigenza gute gusa ngewe nshima Imana ko nahawe umutima wo kugira gute wo kubabyara nkabarera si kimwe n'abari bababyara bakabajugunya si kimwe n'abari bazikuramo gusa icyo nababwira mu gihe ibyo biba byarabaye byakire ubiha agaciro ubyo ari umwana kandi unamukunde utanzamurira isukari wangu kandi urayifite noneho urazi se hari igihe ubikora rimwe hari pe biriya ntabwo ngiye nemera ko ari uburara uzi ko ushobora kubikora rimwe gusa ngewe iri ni uko abantu batabyemera kuko abenshi usanga bavuga ngo ku matara ngo ayangwa n'ubundi yari asanzwe ngo nyine ngo ari indaya ndakubwiye ati ngewe ndabyara ndatwite none nari kubigenza gute sinarinzi ngo bakoresha iyihe miti sinarinzi ubwo nyine ikijya kubaho n'uwo bwogerageza gute kibaho imiti hari imiti nyabakina nyine ndi kukubwira icyo gihe nta miti narinzi kuko hano hano bavuga ngo mbabarira uzagende kuri chemistry bazakubwira nyine nsobanurira none se ubundi abadamu baba bafite abagabo ndetse ntabwo babigisha kubonereza urubyaro nyine babyigisha bafite abagabo n'abagore noneho n'abakobwa nabo baba bashaka kugira ngo bakore gahunda ntibakeneye izo nda zitateganyijwe ubwo gahunda yihe gahunda yindi nyine nawe uzi iyo utekereje gahunda ntekereje Shabani wa munyamakuru turi kuganira ntabwo dushaka kugira uwo dukomeretsa ndabyumva sinshaka gukomeretsa simba ifite ariko turi kuganira nyine hari igihe umuntu ashobora guhita avuga ati Chantal inda ya mbere turabyemera byaramucitse ari umwana iya kabiri ho byagenze bite ntabwo ngiye nabirondora byose sibyo ntabwo nabirondora byose kuko ikintu cya mbere kibaho mu buzima twavuga ku buzima bw'umukobwa iyo amaze gutakaza umubyeyi wiwe ikije cyose kiragukubita utazi uko bimeze utazi uko bigenze ntabwo navuga ngo rega ngo bamwe bavuga ngo n'ubushake bwanjye so nta kindi narenza uko babibona cyangwa uko babivuga reka babifate gutyo sibyo inzira naciyemo wenda yo kuvuga ngo uyu wa kabiri uyu wa kangahe ibiki n'ibiki hari abantu ushobora no kubwira ati mbabwiye ngo
aba bana bose mvuze ngo nafashwe ku ngufu nta wabyemera bumva yuko ari ubushake kugira ngo mbyare abo bana so uko bavuga reka bavuga uko nguko ninjye ubizi uko ibintu biba byaragenze nimba bwira ngo nafashwe ku ngufu ntibobyemera uyu nyine bivuga ukuri kwawe noneho abakunzi ba Neza Live TV mureke twemera ukuri kwa Chantal tureke kwemera ukuri ko abantu bavuga uzi ko n'umuntu kuvuga atakuzi warubize akavuga ngo ye Chantal ndamuzi n'indaya ndamuzi n'ikirara n'umusinzi n'iki atakuzi nta harakubona akamagushinja ibintu byose atakuzi nyine wowe tubwire ukuri kwawe twe ngiye ni imirwano tu zinjiraga mu gusa ari imirwano ari kumbaraga nese we kuko nari ndi muto nta bushake nta kwiyumvamo sinari nzi na relationship ngo ni nukuvuga ngo wababyaye bose ukiri mutoya ndi muto wenda nabyemera ndi muto ntabwo nigeze mvuga ngo nagiye mu bintu byo gukundana by'iki kuko iyo nza kuba ndi umuntu wenda ufite urukundo ibintu byo gukundana imbanzi n'imiti tujye tureka kubeshanya hano abakobwa benshi bazi imiti igomba gukingira nanjye ndayizi kuri ubu ntabwo navuga ngo ngiye kubyara gute nagiye kwa dagitari nkamubwira ati gahunda yabaye nyine ndashaka kwirinda none se mbere yuko uvuga ngo imiti wabikoze bikingiye hari abantu bakicwa ngo umubureye oya mwavuganye ngo nikorwa mugiye gukora mukacumvikana mwavuga ngo harabaho kwikingira wenda twirinda inda zitateganyijwe twirinda inda n'indwara wangu iyi mihanda turimo mane yabaye ntuzi mane yaranyereye byatari ariko n'indi side noneho hari igihe umuntu avuga ati okay njye sinshaka umugabo ndashaka gusa umuhungu dukundane tubyarane nawe simushaka acukwa nanje ncukwe wanje ngiye mbyare ndera abana banje nta stress z'umugabo nshaka hari ababivuga yego hari abibivuga ariko ngewe ikintu navuga urugo ni rwiza sibyo urugo ni rwiza kuko iyo ufite urugo urubahwa kuri ubu nitwa amazina menshi kuko ndi singo sibyo narabyaye biki bakwita byinshi ariko iyo wubatse hari irindi zina uba wubatse kandi buri urugo impamvu mvuga ko ari rwiza muba mubaye abantu babiri mugafatikanya gutekereza uko ntekereza ubu ngubu siko wowe uri gutekereza kandi ariko iyo turi babiri turahuza wenda ukavuga ikibazo cyawe tukakigiraho inama cyangwa se mbese yani tukareba nimba cyo kunda cyangwa nticyo kunda ariko nk'ubu ngubu ngewe ndatekereza akaba ari ngewe wisubiza niyo mpamvu buriya nubwo wenda babivuga kuba babivuga ni agahinda baba baranyuzemo ariko ngiye kuri ngewe numva ngo ka gahinda mba naranyuzemo nkiri muto nkiri ndi singo ubonye umuntu ugukunda by'ukuri ka gahinda yakakwibagiza bya bindi waciye mbese yene ukaba fresh tena bitewe n'ukuntu uwo muntu akuba hafi none se mu gihe bari abumva kuko batabishaka nanone ikindi nubwo uvuga ngo rega ngo nkashaka umuhungu tugakundana niva akigendera nuko akambyara akigendera bira nabyo ntabwo ari sawa ntabwo bigaragara neza je numva ikiza nuko waba ufite irindi zina rigukura muri rya zina rya rindi bakwitaga ubu umuhungu agupropose bamwemerera baje se tubashake mu bashake urutari ko bakorwa byatari icyo nzi cyo ikintu nshaka cyo sibyo urabiza abanyamurenge tugira amakode sibyo impamvu tugira amakode niyi barakubona gutya bakavuga ati umukobwa ni mwiza pe ariko afite abantu urumva rero icekama kibi kibazo ku muhungu kikama kibi kibazo kandi ntamenye yuko uwo mwana basa abo bana agiye kurera nibo bazamuzazisha icyo kintu nta gitekereza kandi ntanabone se ko ngewe nemeye kubabyara nkanababirira kugeza nabo imyaka 18 ndi singo
kurera umwana wa mbere ukamukuza akagera ku myaka na bikumva tuba twarihanganye tuba twarabaye abantu b'abagabo ariko ugasanga umuhungu apana izo stress z'abo bana no si biki ariko si ukuvuga ngo bose niko bameze icyo dusaba ni ukuvuga ngo uwo muhungu ugiye gukunda abirimo neza noneho ga ukeneye umusore umeze gute si bavuze kuri tayari ngende nta kondisiyo z'umusore ukeneye ntacyo bitwaye yujuje ibiki ikibazo dufite muri twebwe abanyamurenge ubwira umuntu ngo mfite umuntu agahita akubwira ngo we niko ng'umuntu ariko ngo ushanta ngo kurumva ufite ubwenge buzima ngo kukazana umuntu muri aba bana ukumva yumurira ariko muri ngewe nkavuga ati abagabo bose siko bameze si bose n'umutukisha bose si bose hari ugukunda pe hagagukorera buri kimwe cyose mbese akagukundira n'abana rwa rugo rwamara kuba urugo ruzima ngo twari twarabivuze ngo reka ngo Chantal kuriya ni umunyabwenge afite ubwenge rwapfa twarabivuze ngo kuse ngo yaragiye kwita muri uriya muriro bimeze bite rero ariko ngiye none hano nsigaye mbona hari topic ndi kubona abasingwa aribo bagiye kuzaza bashakwa kubera ko izi mihanda zanyereye cyane aba bakobwa bari kwanga aba diaspora cyangwa bari gukosera aba diaspora ibyo ntabwo ari byiza kuko nta kuntu waba ukundana n'umuntu warangiza ku munota wa nyuma ngo never sundi mwebwe bavuga never barabanye nyine wowe urumva wowe uvuze ko keneye umuntu ngewe reka mbabwire abantu banjye bo kuri no cano ubona ko nkwiriye ubona ko nkunze akankundira urugo rwanjye ndi umudamu ushitse ndi umudamu wubaka ufite ibitekerezo twebwe gatwanyereye muri no mihanda nitwe tuzi urugo nawe ubundi bari akasha uzi kuvuga ngo reka ngo umwana agiye kubura rugapanika ariko nka wa wundi bagiye gushaka niwe ugiye kubyara humura nshuti yanjye twara tayandi oya yandi kurasimba ico mpankubaza ukeneye umugabo umeze ute nkeneye umugabo mwiza vuge ibyo agomba kuba yujuje okay nkeneye umugabo mwiza uresha gute ubaye nk'usumbaho usa gute nk'imibiri yombi wujuje ibiki ibintu yujuje rero icyambere kuba afite amafaranga no banzureke icyambere kuba afite urukundo namba D kuba afite umutima wo kubaka gatatu kuba afite amafaranga kane kuba nkundira urugo rwa kuba nkundira abana banjye nico nashakaga akankundira abana banjye icyo ngicyo cyo sinogeka kukivuga ushaka umuntu munini cyangwa unanutse nk'uko kwanje oya paguru kundebe uringaniye so okay simvuze ngo umugabo wese ni umugabo ariko ikintu cyambere kiba cyo ku mugabo naha hambere na hano mu mutwe ni faranga aho ngaho ga nawe urabyumva aho ngaho ga naho nahambere ntiyakwiye kuba ari ameze neza yes hakora atari kuvuga ngo ni vibration hakora niwe muntu ushaka ni ukuri pe mw'abantu mwe nimba mwumva yuko wujuje ivyo bintu munkeneye icyambere umuntu ufite urukundo akankundira abantu nawe ukeneye gukundwa witwa by the way isi ntabwo wabona ko ndi muto shamana we imyaka 26 yeme uyu muntu akeneye gukundwa turashira nimero ya hano tuvuge ngo umuntu uri tayari yandikira gusa wenda nibavuge ngo ndi ikirara so we ntago bareka kubivuga urabuza umuntu kuvuga ibyo akeneye gusa ikintu gihari sha abantu sha basuzugura basingomada batesha basingomada ngewe ku bwanjye ndavuga agiye kubwajye ku giti cyanjye ndabiyamye vuga cyane bumve ndabiyamye abantu badafite gahunda turashaka abantu bafite gahunda ubu ngubu baraza gutereta ego yesu ese we ntabwo wanantereta wewe nyine ndikukubaza ntumbazaga wewe nturi umunyamakuru ga
nagutumiye hano ni wanje nyine ari nk'abantu baza ndi kujereza korana na muceri cyane bakagutereta nyine papa sari yihe okay ntabwo umuntu ni mugari umuntu ni munini ntabwo wabuze ikibazanye bakubwira ko bagukunda usa neza umeze neza uri umudamu mwiza ushobora kubaka bakavuga dufite ibitekerezo byiza byubaka ariko nyine utazi icyo agamije akakubwira ko ukeneye hike kugushira mu magwa ariko nyine umuntu uravuga ariko ntabikorwa akabivuga taga ajya gusaba ngo muhure se buriya shaka ndegecho ngo mu mana nyine byibuza mu bagupropose nyine ngo dukundane tabura kubwira ngo duhure urambwira ngo duhure duhure ahantu quelque part barabimbwira ko ntabwo njyambire ntabwo njya mbikora nasugiye byagutwarike ahubwo ngiye ukuntu nteye noneho iyo umuntu anyandikiye cyangwa cyane cyane urabona zira Facebook dukunda nyine kuja muri zo kujereziyo ukoresha amazina ya kuri Facebook ukoresha yahe nyine Uwera Chantal gitondo cy'abanyabyinshi noneho ndi kuvuga iyo twagiye ari akujereza kuko hariho amapica yanjye umuntu akakwandikira bita amakuru ni meza ukamusubiza hari umwe mu gitondo namubwiye arambwira ati niwe wampaye nimero kuri Facebook okay sawa aribyo nyine ari wowe muhaye urumva n'abantu benshi hari abantu bagusaba nimero ntibanakwandikire noneho ngiye waranyandikira arambwira ngo se ngushobora kuba unyibuka ndamubwira ati oya ati ninjye wahaye namba ndamubwira ati okay nubwo ntakwibuka ariko se gaho mbwira ushaka ngo bigende gutarambwira ngo ndashaka kutuganda ndamubwira ati gaho mbwira arambwira ati naragukunze ndamubwira ati kuri phone ndamubwira ati merci arangije ndamubwira ati rero ushaka iki ngo ndashaka ngo ko twabishe ndamubwira ati umva rero mubwire ngewe ntabwo nshaka ubushuti ntabwo nshaka relationship kandi iyo umuntu akomeje kuguma aganira n'umuntu atayisanga mwagiye muri relationship ndamubwira atoya ntabwo mbishaka arambwira ngo kubera iki ndamubwira to happy ngewe mfite abana nkeneye kubarera ntabwo nkeneye please ntabwo aranginginga arambwira ngo none se ngo abana ntabwo twabarerana ndamubwira atoya ti wewe urumva hari ukuntu nyine hari ukuntu ukunda umuntu nyine nawe ugahita wumva nyine uyu muntu akosawa ariko ngiye muri ngewe kubera ko mwangiye kandi yaravuga ko murera n'abana no ntabwo ni mutoya mu myaka se mu myaka ni muto none bafite ibitekerezo bikuze no ngewe rero ubu ngubu ho bamaze kunisha umutwe wangu bamaze kunisha umutwe kuko nta bazima baba umuzima sinzi nimba azavaye nabyo none nawe ugiye kudutuka nk'aba mukobwa watutse abahungu ngo ni nane niki hagiye yavuze gutanda byibagiwe oya ntabwo ari uko man umva nkubwire hari ukuntu n'ukuri pe ntabwo ari ukuvuga ngo ndi kuvugira abakobwa muri rusange vraiment iyo wamaze kubyara bagufata ukundi kandi muri kwa kundi bagufata iyo we utihaye icubahiro cyangwa utiyubaje bagufata uko nyine nk'ukuntu baca umugani bavuga ngo uwigiza agateba yorivu noneho ugasanga umuntu bakamufata uko atari noneho ugasanga ati uyu muntu ukora ko yabyaye reka nze muvugishe wenda nabona nyine chance wizimiza nyine yaboneke noneho agahita avuga ati ntabwo mpankumva se kudakeye ndishimye nyine umva nkubwire noneho agahita yumva yuko uyu muntu ari soft aroroshe kumubona biranyoroheye yes ariko ntibamenye umuntu uwo ari we bari kubwira akoshanza ntanga ibikuta cyakoze bazamba bari ubu nyine utari kubaka shano kuri mwarise mwashatse koko kandi wenda nko mu diaspora yegereza game kugira ngo bakumve ko mu diaspora nubwo wenda hari zabunga wa diaspora ngo basaba abana bariko ngo bazabajereza ariko bakajiza mu buryo muramba baresi bamanu zagakati
bakajereza mu buhe oya nuko nyine bavuga ngo ubu nyine ngo ba diaspora babaye nabi gute nyine je simbizi ariko mzumva ku bandi wangu tawo ndakundana nawe ngo byibuze wenda ngo mvuge ko umuhungu kubera ko muri Afrika b'umwanga pisha umva hano rero tugeze mani nanjye ndi muri Afrika nkeneye umuntu nza none si wo muri Afrika vraiment azashobora kuri iyo shuri azashobora ugiye kuvuga ko abantu bose bafite abana biga ari aba diaspora oya ngiye ku cyifuzo cyanjye sibyo hari abasore bari hanze hari abasore bakiri basingo ndiko navuga sibyo batarashaka sibyo bakaba bakeneye wenda byibuze abakobwa bari serious kuko umuhungu yarasevinze sibyo yarasevinze hano se ndi wo saving shanje yo sinzi umuntu wo muri Afrika sinza muhawe none ko nje umwana wanje yiga kandi naje oya simbanze naje ariga naje bari none erega uwo nguwo mwana mwebwe abakobwa mugira ibibazo mudore ibibazo mugira mukunda inyungu kuruta urukundo jewe noneho sibyo navuze ngo ufite amafaranga ufite kuzambeshaho n'urugo rwanje n'abana banje abo nibo dukeneye abanyafrika tubakeneye ngega kwirataga ahubwo urumva okay dushaka ufite umutima w'urukundo n'amafaranga hari ikindi muri Afrika naho habifaranga naho yavahe n'umugisha w'Imana gusa akaba afite aha n'urukundo n'amafaranga n'amahoro ubundi tukuba afite aha afite amafaranga n'urukundo anakondera abana hari ikindi ukeneye takindi pe nawe ibyo byo kuvuga ngo wa diaspora naboneka n'amahoro nataboneka n'amahoro nkozubu ubwo bw'abana mana we twagiye ikintu mbonye oya ko turaganira shangira urukundo nabuze uwo nduta harakareba kavuga ngo mfite urukundo ariko simfite uwo nduha mfite rwinshi kandi nyine uwo nduha nshaka umukunzi uzi icyo nshaka kuvuga karuba gatoya yewe none ga ayandi makuru nawe bijanye no kuvuga ngo rega ngo prolonge ngo twagiye ngo kubyara ngo wabyaye goya zararangiye wangu nukuri ntago tubigarura icyo dushima Imana nuko ufite umugisha w'abana bane abana n'umugisha kurumva hari abatabafite akavuga ati Mana we base reka nje gushaka n'uwondera nukuri kw'Imana shima Imana ukuri kurumva kandi impamvu wabyaye jewe nyurwa nuko impamvu wabyaye irahari takintu kiza kiwe kidafite impamvu sibyo iyi ni part 1 part 2 tuzokubona tuvuge gaho ducikirije tuzahita dukomeza ducikirije oya reka tuvuge ntago nge nzagaruka kuri imihanda oya ibyo birakureba uzamenya uko uzabicamwe wangu none se tugiye kuvuga iki iyo part 2 tuzavuga iki ako mu buzanzwe ukora iki nasha na kanwa niko kazi kanje akushaka uri n'ingare abanyabyinshi ko tutabaza ubugare yewe mama wanje mama n'umunyabyinshi singare n'umuntu nifura furakasi abanyabyinshi umugore wanje n'umunyabyinshi nifurakasi ahubwo nzumwongera akazi na kamfurakasi none ubwo bugare bikwaye shaka ko mubwira nabi nubwo iwe wanantumiye reka twisoreze bamani sawa rero jewe ndo mwana mwiza ubugare nyine nese pati turashaka tuzavuga iki tuzakomeza ducikirije iki nyine tuzobibona ngo nagezeyo nyine yo muri Kongo abavuze baravuze ukumva baravuze ako sinyitaye kuri ibyo kuko nari nikundiye umwana wanjye akabazo k'amatsiko uzumwe inzoga ukonsetse ga wemeye oya uri kuyimbonamwo oyewe oh my god nabashije ngo nakubwiye ngo dusoze uranga nakubajije ngo uzumwe inzoga okay sawa uzumwe inzoga dusoze ntazoga nta kibazo bwe nguzo ukoresha
nta na kimwe nta na kimwe Yego. uzi amazina yabyo biki uzi amazina yabyo y'ibiki y'ibyo bintu by'ibiyobyabwenge urabizi by'ibiyobyabwenge urabizi yego uzimo ikihe n'ikihe mbwira bibiri gusa hanyuma twamadusoza uzi wowe ntabwo uzi ubimwe uri umwana mwiza uzi ikihe n'ikihe icya mbere uzi urumogi ikindi kapitambere kapitambere ngahe nyumve ntabwo ari urumogi inzu urumogi na biriya byatsi siko nose urumogi urumenye shanta ihi wigeze ucuruza yabaga nari kurucuruza ntabwo nanyoye yabaga narucuruzaga nari kubona amafaranga nari kuza nza muri no mihanda ya YouTube hari umuntu wavuze ngo abantu ngo ngurumogi ngo batagira isoni ngo bazavuga ibintu byose none ndavuga ati utwisa ngo warumogi ngo yaje ngiye yafashe nimba ngo ari iki ngo ari hayi sinzi ukuntu ariko bivuga ngo basagira rero reka dusoze sibyo ariko baraje gadusoze mani iki kiga reka dusoze sibyo byose reka dusoze ngiye gutanga conclusion no marusenge dutsa ayiwe no harya ngo ni kwa pasiteri yinya iri ni kanisa sibyo bakunzi ba Ineza Live TV ku giti canje ndagushimiye ko waje iwacu ndagushimiye ko watwitabye yego kubana natwe no mugisha mani kiganiro kirasukuye ariko cyane kandi umuntu amenyanye nanje azakoraho umugisha kuko nanje ubwanje ndi umugisha amahoro ku mutima ifaranga mu ikofi naho nyine naho twarimo dushaka kugira ngo tugwe yeme abantu mumva uri mituvuga ariko turabakunda komeza mu bana agiye gusenga rero dusoza senga numara gusenga ntakindi tuvuga taramatuzu nyakamera senga kutavuze ngo tugere isapose y'iki ntabwo usenga yambaye isapuwa ese kutavuze ngo dutange nimero zanjye cyane ukuri nkaho uri umunyama nawe wavangiwe nimero za Chantal muri Kenya guteranya 2 5 4 7 aya reka nkubwire ndazigwa uzandike kuri screen abayumva bari hanze ya Kenya yivuge nyine reka mbabwire rata sibyo nje ntago ndi umwana mubi ndi umwana mwiza ndi umuntu utera urwenya umuntu ajya avuga ikiri ku mutima wiwe nubwo navuze ngo nkeneye umugabo w'umugisha pointre kuko yewe sinifuza ngo rega ngo sinshaka umugabo ndamushaka singiye kubabeje ntabwo meze nk'aba bandi bari vuga ngo ntabwo ndamushaka numva ko urugo ruryoshye nimero abanyishyira hariya mu kiganiro nta kibazo nyakire yego ndaza kuziguha ariko se ubundi nazivugiye nimero ya mpesa ni 07 06 3 5 5 amazina ariho ni Christine Mutembei Kagweni je ni mpesa iyo ni mpesa itaba kuri call iba kuri call nta kibazo ya WhatsApp nakora ngoza ya WhatsApp ni karibu ya WhatsApp rakanye pinning ya WhatsApp urayifite ya okay no iriya ya mpesa uvuze ni ya WhatsApp ziratandukanye okay mpesa wayivuze ngenda pinning yo kukubona ya WhatsApp n'umuntu agize wenda akavuga ati reka ngurire abana amata rwose kabisa atayancishijeho mpesa yabaye wayizera sha wayivuze ndayipininga ariko ntago wanjye ashaka kubera ko uri bofure umuntu azajya undi gutewe umuntu azajya undi gute uye nyine akamumukanja gutya uyayi hari ukuntu ushobora koga nimero ya mpesa yo mwayumvishije amazina mwayumvishije turanyuza mu kiganiro sibyo ndaye kunyuza mu kiganiro nimero ya mpesa yawe wenda ntihagira nikibone kandi kinco kiguco direct cyane nico kintu nifuza hanyuma ikindi WhatsApp yo ndayipininga ndayishyira hariya mu kiganiro ubikore ubwo ngubwo ikindi unkene kumvugisha ni karibu amarembo aruguruye gusa dukeneye abafite abari buvuge neza abafite gahunda rero twari kumwe na Uwera Chantal ngiye umukobwa birashobjiza munyabyinshi kasi murakoze none ga yeme turabasaba bakunze ba Ineza Live TV
ugize icyo wakumva gufasha Chantal ni umubyeyi afite abana 4 ngira ngo story ye mwayumvishije ukuntu imeze nyine ntabwo twinjiye mu bintu cyane ngo tubitibukemo cyane twabiciye ku ruhande rwo mwabyumvishije abana bakeneye amata cyane abana bakeneye amata kandi ga umenye ga ko nasiko kugiye kugera abana bakeneye amata abana bakeneye school fees none ga ufite icyo wamumarira ufite n'uwo mutima nimero z'iyo ngiza mu kiganiro ko zirahaca za M-Pesa mwabikora Imana ibaho umugisha kubigize uwo mutima kandi Imana ibaho umugisha ababanye natwe commentaire yanyu twebwe murabizi iyo yose turayishima turayikunda kuko nibyo gama mufite kuduheza abantu bandika commentaire nziza Imana ibaho umugisha pe abantu badukosora Imana ibaho umugisha abantu batubwira ngo bikorwa gutya mugira gutya vraiment turabashimira noneho ga abandi bavuga nabi zindi oya nyine nibyo gaba bafite nabi tubote nico dafite none ga turabakunda amahoro y'Imana akomeza bibashekeje amahoro akomeza mu mitima yanyu ifaranga zikomeza mu ikofi senga dutahe bwisha none ngewe umva mbabwire twavuze byinshi icyo navuga cyo nuko ibyo twavuze mufata ibizima ntimufate ibitari bizima ibizima ari byo bibubaka ibitari bizima mubishire ku ruhande kuko nico nabasabira kandi nifuza ko umuntu wese uri single cyangwa se umukobwa nyene wabyaye agomba kuba comfortable ntabwo agomba kubyihererana ugomba kuza hano kuri kamera ugatura agahinda kawe kamera akaruhura umutima kandi kuri iyo kamera hari abantu baguhamagara mbese bakakubaka bakakubwira ntucike intege ntubabare kuko natwe twabinyuzemwo wenda twebwe twabinyuzemo igihe cya YouTube kitaraba ariko vraiment natwe nuko byagenze ariko komera wihangane Imana irahari uzabaho nabo bana ufite bazabaho urumva ntihajya habura abagukomeza so n'abagukomeza nabo ni umugisha niyo mpamvu ndi kuvuga ati abakobwa nyine babyaye ntibumve ko bari nyine ntibihebe nanjye ndahari narakomeye ngaho rero reka dusenga ariko ko dusenga njye sinza nkuramo ingofero mu gusenga isapi ko oyaye ufite iki kibazo sawa ngahe senga nje ndayikuramo tugiye gusengaga muhumirizaga dusenge namansenga y'amasengesho nyine meza ufite gusenga mabi oyaye yose ni meza senga nyine meza duso gahaje ariko gisapara kuyikuramo oyaye ndabyanze sawa ni uburenganzira bwanjye sawa twagiye dusenge kandi urebe ukuntu tugiye gusenga kandi ntitwatangiye dusenga ibaza ariko nawe nyine turi gusenga tunashimira abantu ko bakurikiranye ikiganiro cacu hari ikindi sawa reka dusenge duhumurize dusenge Mana turagushimiye Mana turaguhimbaje turagushimiye kuko aho twavuye tukaba twageze hano amahoro nabo twasanze ari amahoro tweretse ikiganiro twavuze cyangwa se twakoze abazakireba kizabagirira akamaro kizabubake dusabiye umugisha ino cano iyi cano abayikozeho cyangwa se abayivugiyeho ndabizi ko babonye umugisha wo hirya no hino hari ukubona umugisha mu buryo bw'amafaranga hari ukubona umugisha mu buryo bw'inama so ibyo byose Mana turabigushimiye rero tugiye gutaha ubane natwe abasigara usigarane nabo urakoze kuko byumvishije tubivuze muri make kuvuga n'ukwacu gukora n'ukwawe urakoze kuko uri Imana yumva gusenga kwacu tubisabye tubyize mu izina rya Yesu amen 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 amen